ko birababaje gusa hari n'ukuntu natwe twakigaye. Ibaze gufata Imana nka supermarket, ibaze gufata Imana Dominique nka DHL. DHL urayibona na FedEx. Yego. Nta busani tugirana nayo. Ujyayo hari icyo uyishakaho gusa. Ujyayo hari icyo uyishakaho, ni service iposita rero. Katubwiye mu Banyarwanda ni iposita. Yego. Ariko ibaze kugira ngo Imana uyifate nk'iposita. Ujye kuri poste ufate ibyawe, niba ari umwenda waguze kuri internet ugende ufate witahire, iposita uzasubirayo ugiye gufata bya bintu. Imana rero kohereza ntuzasubirayo. Imana rero nukuri ntabwo ari iposita, nicyo nabwira abantu. Imana turasabana nayo. Imana yita ku busabane mu buryo bukomeye cyane, ku buryo hari igihe Yesu yigeze guhaguruka ajyanye n'abigishwa be. Hari igihe ushobora kubyuka ukumva ugiye gukoma induru ukavuga ariko Mana, kubera ko ariko wiyumva, kuko ariko wiyumva pe Dominique, ukavuga uti rero ngiye kwirekura mvuge ngo Mana ntabara, uzamura uti Mana nta bantu utantabara. Ndibuka nigeze uca mu butayu, ubutayu nyine abakozi b'Imana n'abarokore bacamo, nza kubaza Imana ngo Mana nutihesha icyubahiro mu gihe gisa nk'iki uzakihesha ryari? Nutigaragaza muri iki gihe uzakihesha ryari kweli? Numvaga ari ikintu kimvuyemo, ariko hari ukuntu abantu bafata ama experience y'abandi. Nk'ubu nkumva Dominique ngo yarasakuje ari kuri uyu musozi, kavuga ni nanjye ndagenda mbikore kuri ya nyine, kubera ko yasubijwe namenye amakuru kwa kundi Dominique yasubijwe, nanjye ngiye kwikora kuri ya. Ariko turibeshe intambara ya Ai ntabwo yari imeze nk'iya Yeriko. Yeriko yagombaga guceceka kugira ngo bakazenguruka bacecetse, bagakubita urusaku kuri last minute. Hari igihe abantu bakubita urusaku bigitangira kandi wenda ari igihe cyo guceceka. Ariko we kunsetsa nawe. Haleluya. Amen. Iyo urwo rusaku rero iyo ruje ku munota wa mbere, hari kiba gitakaye rero, hari icyo babahombye kuko bavuze mbere inshuro 7 zitaragiye. Data mu izina rya Yesu turagushimiye ku bwa Sinai TV, turagushimiye ko ari umuyoboro washizeho kugira ngo abantu bari hirya no hino, aba hafi n'abakure babashe gukontempla cyangwa se kumva ubwiza bwawe Mwami. Tugushimiye kuri kano kanya keza, tugushimiye kubw'ikiganiro Mana wemeye ko uyu munsi tubasha kugira. Reka kino kiganiro kibemo ukuri kandi kibemo ibihe byiza, kibemo amagambo abasha kungura, kandi Mwami ntabarige ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimiye mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Wowe dutangiranye nguhaye ikaze kandi Imana iguhe umugisha uri hirya no hino ku isi. Nizera neza kugiye kumva Imana binyuze mu kiganiro tugiye kugirana n'umukozi w'Imana. Apotre nongeye kubaha ikaze kandi nishimiye kuganira namwe kuri televiziyo Sinai. Imana iguhe umugisha. Hanyuma uri umubyeyi wanjye, ngiye turaziranye, ariko reka duha amahirwe umuntu babonye bwa mbere kuri televiziyo Sinai. Ashobora kuba ari kuri ati uyu mushumba njya mbona yigisha, ariko se niwe cyangwa ntabwo ari we? Ariko iyo wivuze bituma abantu bamenya umuntu tugiye kuganira nawe ari we. Ni ikaze. Nitwa Mignone Umunezero Kabera. Umunezero. Nitwa Umunezero. Ibyo ndahita nandika muri telefone. Umunezero ryo zina ryanjye niswe n'ababyeyi. Hanyuma nkaba ndi umumama, nkaba ndubatse, nkaba mfite abana 3. Nkaba nkijijwe, naravutse ubwa kabiri, naragira ubuntu bwo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye. Hanyuma nkaba nshumbye itorero na ministeri. Ni bibiri biratandukanye. Nyoboye organisation ya Gikristo yitwa Women Foundation Ministries. Hanyuma nkaba nyoboye n'itorero ryitwa Noble Family Church. Aho ngaho rwose. Hanyuma tubaye ikaze. Uyu munsi twabagendereye, ariko ndashaka kugira ngo dufashe umuntu ubabonye bwa mbere birumvikana kuri televiziyo Sinai. Mama Apotre, ujya wibuka umunsi wa mbere wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza? Ndabyibuka. Umunsi wa mbere hari indirimbo tujya turirimba ngo umunsi mwiza nibuka none kwemereye. Mama Apotre, uwo munsi uyu wibutse wari umeze gute? Umunsi ufata icyemezo uvuga ati ndabiretse nkurikiye Kristo. Urareba kurikira Kristo umuntu agenda atera intambwe ku yindi, ariko umunsi nakiriyeho Yesu Kristo hari itariki 18 mu kwezi kwa 9 muri 91 ahantu kwijabe muri Vivante. Twari tugiyeyo juste baratubwira ngo Ijabe Burundi muri Eglise Vivante kwijabe muri 91. Hanyuma baratubwira ngo hari umupasiteri ufite itorero aho ngaho w'umunyarwanda. Mu by'ukuri twari aba teenagers aho twagiye juste kugira ishaka ry'umunyarwanda.
hanyuma tugezeyo nyine duhura n'ibindi twakira Yesu muba murafashwe mba ndafashwe yego uwo munsi wakira Kristo akenshi iyo umaze kumwakira hari hakurikiraho noneho kubatizwa yego nijoro buracya ujya kubatizwa numvaga umeze ute hari umuntu nabibaje arambwira ati mboke nari nzi koga numvaga nta gitangaje ningera mu mazi nta bidasanzwe uwo munsi iryo joro hari uwambwiye ati njye sinasinziriye numvaga ari ibintu bikomeye rero nagira ubuntu njya kubatizwa ntabwo nakijijwe ngo mite ko mbatizwa nafashe igihe cyo kubyiga mfata igihe cyo kubikurikirana umubatizo niki nkumva mfite inyota yo kumenya nzajye muri ayo mazi ariko nshobora no guhamya mfite impamvu z'ibyiringiro byanjye abantu bamwe bakabatizwa abo twakiriye Yesu rimwe ariko nkababwira ngo mube muretse ariko umunsi mbatizwa yewe mana yanjye ngiye nuzuye umwuka wera wow nuzuye umwuka wera kandi nabatijwe ahantu hatari piscine gutya ndibuka ko nabatijwe yako nsohokanamwe ibyatsi aho ngaho umuntu ariko wari umunezero nta nubwo narebaga uko ayo mazi atashimishije ariko I was so happy numvaga nezerewe mu mwuka uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kijyanye no gusenga mama Apotre gusenga ni inkingi ya mwamba y'umukristo uwo ari we wese uri mu rugendo ariko tukiri aho ngaho gusenga hari igihe bavuga ngo ni ugusaba abandi bakavuga ngo ni ukwegerana n'Imana hari igihe bandi gusenga bavuga ngo ni ugusabana ni ukwegera ubundi mama Apotre gusenga ni iki ibyo byose uvuze birimo ariko hari ikibanza burya gusenga harimo d'abord fellowship cyangwa se ubusabane iyo ureba no muri Bibiliya ugasoma Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe urareba ko ikintu cyatangiye uzabirebe nta banyamasengesho barimo cyangwa se ikindi kintu gikomeye cyari kirimo ariko mu itangiriro harimo ubusabane turabona Imana ishiraho ingobyi muri Edeni igaterekamwo umuntu ariko ukabona isura umuntu buri munsi ukibaza ariko ibintu ko byari byiza cyane ariko uzi kugira ngo wibere ahantu ujye usurwa n'Imana buri munsi bivuga ngo umunsi ntushira utayibonye oya umunsi ku munsi ibaze nka ko uzi nko mu cyaro hano babaye nko mu cyaro gihe ntago nabaye wenda mu cyaro ariko nasuraga nko kwa sogokuru ariko ukareba nko buri mugoroba abantu bataramye ukabona cya gitaramo ibyo bintu nibyo bintu byibukwa cyane rero Imana yataramiraga kwa Adamu na Eva niho yisuriraga bakibanira sinzi ko basangiraga African tea ariko harimo ikintu cy'ubusabane rero amasengesho mbere ya byose ni ubusabane kuko burya ugasaba umuntu mudasabana no mu buryo busanzwe Dominique ni ibintu bitoroshe n'ukuri ahubwo saraguha umva yaguha kwikiza hari ni nko kwikiza ni nko kugira guta ariko umuntu musabana muhamuziranye mu tuntu twinshi cyane ahubwo hari n'igihe umusaba kimwe akaguha bibiri cyangwa bitatu kubera ko mufitanye ubusabane ahubwo akanakubwira ati twarire rwose ntugire ikibazo yego rero ni ubusabane gusabana ni uburyo bwo kuvugana n'Imana umuntu wese urabona hari umuremyi tukaba nabo yaremye twe turi biremwa tukagira umuremyi rero gusenga mu by'ukuri ni connection iri hagati y'uwaremwe n'umuremyi connection iza gute iyo connection ukuntu iza mu by'ukuri iyo ureba mu by'ukuri hariho connection tuvuga abantu ntibumviye internet ni ubusabane turavuga ubwo busabane bugira aho bwubakirwa urumva iyo ubonye umugabo n'umugore ukabona bafite urugo ukabona barabyaye yego hari aho basabanira kandi ahantu basabanira murabyumva ntabwo ari ku karubanda cyangwa se muri salo ntahiherereye niko rero natwe Imana dusabana nayo mu mitima yacu ni kuvuga ngo rero niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwatuza akanwa kanyu ko Yesu Kristo ari umwami mukabasha kwizera mu mitima yanyu ko Imana yamuzuye mu bapfuye muzakizwa iyo ni step ya mbere hanyuma rero nyuma hagenda haza ubusabane kandi dusabana nawe mu mwuka none gusenga bimaze iki gusenga bitumariye iki mbese ku buryo utabikora yumva ko hari icyo yahombye ndabihuza kwanza n'iki gihe turimo urabona ikibazo dufite ni pandemic cyangwa se iki cyorezo cya COVID-19 iravugwa mu buryo bwinshi ariko iyo igeze ku rwego umuntu atangiye kubura umwuka biba abari ageze ahantu hateye ubwoba niho hateye ubwoba ukuntu rero icyo ubuzima bwo gusenga budufasha ni ukugira ngo we kugenda utari igisenzegeri ugenda ufite guhumeka ugenda ufite umwuka mwiza ugenda ufite ubuzima rero gusenga ni ubuzima
burenze kuba twagenda tukajya mu iteraniro tugakubita za haleluya nyinshi urumva benda bigasa nkaho turi muri za nyiramubande ariko ni ubusabane bw'umuntu n'Imana. Bivuze nyiramubande mbese nyiramubande ekoze. hari ijambo rimwe rivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Uyu mwete Bibiliya bivuga ni uwuhe Pastor? Ahubwo ni umwete mwinshi urumva ni hariya muri Yakobo 5:16 hatangira havuga ngo nimwihane nimwaturane ibyaha byanyu noneho mwihane mwaturane ibyaha byanyu ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Ni ngo umumaro wiyongereye usanzwe wo tumenyereye ngo iyo asenganye umwete. Donc umwete rero baba bavuga ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Rero hari ukuntu abantu bavuga ngo giye Imana iranyikundira ngo kuva kera ngo kwanza usinzi n'abajya gushaka Imana nk'abayibuze baba bashaka iki. Hari abantu batajya babyumva rwose kandi genda bumva mu buryo bwabo. Ariko Bibiliya iravuga hariya muri Yesaya 45:15 ngo ni ukuri Imana uri Imana yihisha. Iyi Mana rero niba yihisha hariya muri Yesaya 45:15 niba yihisha birasaba rero kuyibona yishaka. Rero arayishakira he? Ntabwo ajya kwishakira ku isoko ye, ni mu busabane bwo mu mwuka. Rero umwete ni kuvuga ngo umwete hari igihe ushaka ntubone, hari igihe ushaka ntubone. Rero ugomba guhora ushakisha kugerageza igihe uzabona. Aho rero niho abantu benshi batsindirwa akavuga ati nagiye muri 40 21 biranga sinzabisubiramo. Ariko biragomba umwete gutitiriza bijyanye nkuko muri Luka 18 havuga ya nkuru y'umucamanza ndetse n'umupfakazi. Yego. Iriya parabole ndayikunda cyane. Yerekana ikintu cyo gutitiriza. Urumva Yesu yashaka kwereka abantu basenga yuko ntabwo igihe cyose uzagenda ngo ukomange bihite biza. Reka da arangira bati uriya muntu yari umugome w'umucamanza ariko umupfakazi kuko yakomeje aramutitiriza byatumye nawe avuga ati ariko uyu muntu aranshaka hiki araruha. Bivuga ngo na Satani burya afatira ibyacu akaturwanya ariko iyo dutitirije ku Mana yacu agera igihe akavuga ati mva nagwanyije benshi ariko hano uyu we reka bidasanzwe. Niwo mwete. Gusenga bishobora kuba umwuga erega usubanga umwuga uhemberwa amafaranga ariko burya gusenga ni akazi. Gusenga ni umurimo kuko abantu bajya numva bavuga ngo abantu basenga ngo nimbura mumaro bazabigerageze barebe ntari ikintu kwisi kigoye. Umuntu yavuga ati maze mu iminsi 7 ndi gusenga ariko wabuze ikintu ukora gituma umara 7 uri mu nzu yawe ngo uri gusenga. Umva impamvu gusenga ari ikintu kitoroshe nuko ari ikintu kigomba gutsinda umubiri, icyo bita flesh, imbaraga z'umubiri. Kuko ndibuka umunsi wa mbere ntangira kujya nsenga amasengesho yo kwiriza binesha umubiri bikanesha kamere bikanesha icyaha. Kuko burya njya numva bavuga ngo basenze amasengesho ngo anyeganyeze ijuru. Burya amasengesho ntibazakubeshe, nta masengesho yanyeganyeza ijuru ataranyeganyeza minyoni. Ntibishoboka. Niba adashoboye kurenga muri kamere yanjye nta juru yakoraho rwose. Rero amasengesho rero kuko anesha umubiri akanesha icyaha yo vuga ntabwo ari yadufatira ibyemezo ariko bituma duca bugufi donc n'intambara y'umwuka n'umubiri. Rero niyo mpamvu uvuga ko amasengesho atoroshe kandi amasengesho arakora pe. Ko bivuna gusenga ntibyoroshe. Burya iyo wabyigeze noneho ukanabitakaza bariya nibo bakubwira ko atari ikintu cyoroshe. Iyo tuvuga gusenga hari igihe twumva ngo abanyamasengesho. Iyo twise abantu ngo ni abanyamasengesho ndagihuza n'icyo kibazo n'imbabajije gusenga nayo ishobora kuba umwuga. Abo twita ngo uyu ni umunyamasengesho. Bari abantu ni abanyamasengesho. Uriya muntu mama we yari umunyamasengesho. Byaba ari nabyitigize byaba ari kari karabaye akazi ke cyangwa nuko yabikundaga gusa akabikora igihe. Ahubwo icyo kintu tuzanagikosore kuko buri mu Kristo wese uwo ari wo wese njya numva abantu bavuga ngo nguriya ngo afite ubuntu bwo gusenga. Reka da gusenga turabigerageza twese tukaza tukagerageza tugashakisha rimwe ugatsindwa ubundi ikindi gihe bigakunda ikindi gihe ukabanza ugahera mu magroup ugasengana n'abandi ikindi gihe bikagenda biza ariko burya gusenga turabihamagarirwa twese. Uza rero muri za mbuto cyangwa se nako muri za biho 5 cyangwa se za mpane 5 urabona ko nta banyamasengesho barimo nta barimo rwose ni kuvuga twese uri umuhanuzi urasenga uri umwigisha urasenga uri umuvuga butumwa urasenga ni kuvuga gusa hariho iyo nyota iyo nyota ugenda ugira ariko uko ugenda ubyitoza niyo mpamvu ari ibintu byo kwitoza. Pastor kuki gusenga
nabigerageje ariko muraza kudufasha niba mwarabibonye kuko usanga akenshi abantu b'abanyamasengesho bakunda gusenga cyane ubona babirimo ari abantu bo mu buzima buciriritse, ari abantu ndabyitika gute bariho mu buzima butari ubutumbagiye cyane. Ntushobora kubona umuntu w'umuherwe, umuntu w'umukire, umuntu ni bake cyane. Niyo mpamvu iyo tubona mama Apotre nyine ukunda gusenga abantu bibatangaza kuko mu butayu nujyayo akenshi n'igihe bavuga ngo urabesha mu butayu nujyayo uzasanga hari abantu b'abakecuru bafite imyaka yo hejuru, uzasanga ari abantu babayeho mu buzima buciriritse, uzasanga ari abantu babayeho ubuzima ku buryo iyo ubarebye bavuga ati uyu koko yari akwiye gushaka Imana. Kuki ariko birebwa? Ubundi gusenga ntabwo twakabihuje na statut cyangwa se tubihuze n'imibereho abantu bafite, kuko urumva ko twese ari abakene ari abakire twese twararemwe, kandi buriya nta muntu ukora ubiprograma avuge ngo nzaba umukire undi abiprograma avuga ngo nzaba umukene. Ariko wajya kureba ugasanga hari abantu benshi, ndabivuga wenda no muri Afurika byagiye bibaho, ugasanga abantu bajya gusenga n'abantu bahuye n'ibibazo, bahuye n'amadeni, bahuye n'ibigeragezo, ukumva umuntu akubitanye n'ikirarane ati ngiye kanyarira. Ideni riramujegeje, ideni riramujegeje, ibibazo bitandukanye. Ubundi ntabwo byakabaye gutyo. Iyo ureba iminsi 40 Yesu yamaze mu butayu, Bibiliya avuga ngo yagiye yuzuye umwuka wera. Yari yuzuye umwuka. Yesu yari amaze inuma, yari yamanutse ku bitugu bye, umwuka arahamya, ijwi rivugira mu ijuru ngo dore umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Yagiye yuzuye. Ariko sinzi ukuntu abantu bajya bapungukirwa ngo napungukiwe ngo none igihe kirageze ngo ngiye gusenga. No amafaranga yashize ngo ngiye gusenga. Ariko ngarutse kuri ako kantu, hari ukuntu gusenga babigize nko kujya gusaba, kandi gusaba si bibi kuko dusaba Imana. Iyo ureba no mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:14 haravuga ngo niyo mpamvu dufite confidence, niyo mpamvu tudatinya ngo kubasha gusaba ariko mu bushake bw'Imana, tukasaba ariko mu bushake bw'Imana. Ariko ugasanga abantu bafite ibibazo, abantu bagowe, abantu bameze gutyo nibo tureberaho reference y'abanyamasengesho. Ugasanga umurokore mwiza ufite akazi keza ahaye 5 umuntu udafite uburyo ugenda ujye kuyimbariza. Ariko ninde muntu wajya kukubariza Imana yawe? Ni nk'uko naba mfite, tuvuge wenda mfite papa, noneho papa nkashaka kumva amakuru ye biciye ku bakozi bo mu rugo. Nkashaka kumva amakuru ya papa biciye ku bakozi, nkajya nsanga abakozi mu gikoni nkabaza ngo ariko papa ameze ati. Nibwo buryo abantu batakaje ubusabane. Vuga gusenga babigize nk'ikintu cyo gushaka umuntu ujya kubariza Imana mu bupfumu, kuraguza, ariko bituma noneho icyo kintu gifata indi sura. Ariko ureba muri Bibiliya, kuri Bibiliya duhaye reference nziza. Reka nkubaze, Daniel se yari umukene? Daniel ntabwo yari umukene. Iyo bireba ngo bana batwara Nebukadinezari agiye kunyaga abajene, uzabirebe neza reference muri Daniel gice cya mbere ngo bari abasore ngo bashobora gutinyuka guhagarara imbere y'umwami, bari abantu ngo bavuye mu miryango nguri honorable, imiryango donc yiyubashe. Hanyuma ikindi nanone ngo babaga bari well dressed, bameze neza, bambaye neza, basa neza. Ariko abo bantu baranyagwa. Bamaze kunyagwa, ukareba Daniel n'ukuntu yageze muri position yagezeyo, bakamugira umuntu utegeka ibihugu 127, ariko agafungura idirisha yerekeje Yerusalemu, apana rimwe, mu gitondo, saa sita, nijoro agakingura. Uwo muntu yari busy, tuvuze ukuri mu gihe cyane. Ubu naba busy nka Daniel? Ubwo se birashoboka? Ubu icyubahiro Daniel yari afite gishobora kudomina ku bami batandukanye, kwa Dariyo, kwa Kuro, ahantu hose afite ijambo. Yari afite icyubahiro gitangaje, ariko ntiyigeze areka gusenga. Kuko burya nariya hejuru haba ibigeragezo bituma abantu banasenga cyane. Ahubwo sinzi impamvu, ahubwo abakene burya ntabwo ibibazo bagira byinshi, ko burya abakene bagira ibibazo by'ibiryo, bashaka guhinga bikarangira. Ariko burya ibibazo biri mu bantu, basic needs nizo akenshi baba ariko abantu burya bari mu nshingano zitandukanye nabo bagasenze. Hari igihe usanga baba bafite nyine ibibazo bingana n'urwego bari, ariko nabyo biba biremereye bigomba no kwegera Imana, ariko nanone no gusabana n'Imana. Iyo tugiye gusenga abantu mu kiremwa muntu akenshi usanga ariko tumeze, ukajya imbere y'Imana utitiriza kubera ko wahuye n'ikibazo. Pastor, Imana ikwakira gute kandi yari yiteze ko wagombye kuza no mu gihe bimeze neza uje gusabana? Imana ni umubyeyi. Imana ni umubyeyi. Ashobora kuvuga ati igufata gute? Aho yari gutegereje ntiwaje, aho muje kuyireba kubera ko birabaje gusa. Hari n'ukuntu natwe twakigaye. Ibaze gufata Imana nka supermarket, ibaze gufata Imana Dominique nka DHL,
DHL urayibona na FedEx. yego haca koli zacu yego. nk'ubu nshobora kugura igitabo kuri Amazon bakagicisha kuri DHL. ariko ni ukuri uretse njya kuri DHL ngiye gufata igitabo, DHL tubyaranyabo nta bindi ifite tracking number, ariko nditahiye. ariko byakabaye byiza ko Imana tutayifata nka FedEx. FedEx ni nziza, iradufasirita, yego, ikadufasirita kugira ngo ibintu byacu bitugereho, ariko nta busabane tugirana nayo, nta busabane tugirana nayo. ujyayo hari icyo uyishakaho gusa, ujyayo hari icyo uyishakaho. ni serivisi iposita rero, katubwiye mu banyarwanda ni iposita. yego, ariko ibaze kugira ngo Imana uyifate nk'iposita, ujye kuri poste ufate ibyawe, niba ari umwenda waguze kuri internet ugende uwufate witahire, iposita uzasubirayo ugiye gufata bya bintu. Imana rero kohereza ntuzasubirayo. Imana rero nukuri ntabwo ari iposita, nicyo nabwira abantu. Imana turasabana nayo. Imana yita ku busabane mu buryo bukomeye cyane, ku buryo hari igihe Yesu yigeze guhaguruka ajyanye n'abigishwa be, ngo bari bagiye gushaka ibiryo, intumwa zijya kwishakira ibiryo, ariko Yesu ngo yiyumvamo ko agomba guca i Samariya. Aragenda, nta kindi kintu yashakaga kuri uriya mugore. Uriya mugore namugeranya n'itoro rya Kristo muri iki gihe, nubwo tumufata nk'umugore ngo wari indaya, ngo ufite abagabo batandukanye, nubwo twitirirwa Kristo, ariko hari igihe usanga mu buzima bwawe usanga nk'ufite abagabo batandukanye. Ufite umuhanuzi hano, ufite umupfumu aha, ufite umuntu hano, ufite ibi, ufite wenda pasiteri wawe ureberamo byose, ati pasita yasenze yirije byarangiye, ukabaho ngaho. ariko Yesu asanga uwo mugore uhora ujya kuvoma umunsi ku munsi w'indushi, akeneye kumuruhura, bahurira ku iriba. Yesu aryicaraho, arangije aramubwira ati ashaka ikiganiro. Donc yashakaga conversation, biba ngombwa yuko yicara hejuru ya rya riba. Bivuga ngo aho wavomeraga ndashaka kubanza kuhafunga. Nicyo cya kibazo wavugaga, iyo umuntu agize ikibazo agafungirwa hahandi yajyaga avomera. Urumva hari igihe Imana ifunga kugira ngo ibone attention. Yaratubuze, kabati minyoni rwose naramubuze muri iyi minsi, ariko ikagira akantu ifunga, nkahita nyigarukaho, Mana we ndaje, Mana ndaje. Okay, niko yahise akorana ikiganiro na wa mugore. hanyuma aramubwira ati rwose twebwe wa mugore we dusenga iyo tuzi, dusenga iyo tuzi. Bivuga ngo uriya mugore nawe yari afite culture, yari afite ahantu wenda aho ngaho, ariko dusenga iyo tuzi ko turi abayuda, ariko mwebwe musenga icyo mutazi, musenga iyo mutazi. noneho atangira kugira ngo agirane ubusabane nawe. Wavomaga ukabona amazi ariko ukagira inyota, ariko ugiye kuzanywa amazi atuma utazongera kunyotera. Ariko ubusabane butuma umuntu atava mu byaha, inyota ya primus ikagaruka, inyota y'ibintu bitandukanye ikagaruka, ugasanga ntibikunda, ntibyuzura. Aho niho Yeremiya yavuze ngo tumeze nka fountains, babyita ibitega, ibi nka ziriya citerne, ngo tumeze nka citerne ngo zitobotse, kubera ko twimuye Imana. hanyuma rero ngo niyo amazi agiyemo ngo birongera bikameneka. uwo ni Yeremiya wabivuze. Mu by'ukuri ugasanga umukristo ameze nka citerne, agiye mu y'irindwi ariko agahita amera nabi mu cyumweru gitaha. ukabona hari ibintu bigenda byanga, kubera ko bwa buzima bwo gusabana n'Imana budahari, ahubwo Imana twayifashe nk'iposita. hari ahantu muri Bibiliya ntibuka neza umurongo, ntabwo nahise mwibuka, avuga ngo murasenga ntimusubizwe kuko musenga cyangwa kuko musaba nabi. Ko gusenga nabi ni gute? Kugira ngo umuntu dukurikiye amenye. Gusenga nabi uko giye mbyumva, wenda kubera ko sinayi mwakira n'abakozi b'Imana batandukanye, tuzagenda twuzuzanya twese. Ikintu ngewe mbona ni hamwe twavuze mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:14, haravuga ngo turabizi neza ko icyo dusaba turagihabwa, kuko icyo kintu ni ikintu dusaba ariko mu bushake bw'Imana. Iyo nsabye ibintu mu bushake butari ubw'Imana, par exemple umuntu abonye umugabo w'abandi, bose ibyo nashakaga kuvuga, for example umukobwa arumva ashaka urugo, ariko agahita abona urugo rwa runaka akavuga ati kuriya mugabo wamufata mu izina rya Yesu. Mu by'ukuri ntabwo ari ubushake bw'Imana. Biriya binagiye gusenga yasenze nabi. Umuntu abonye undi kuko ari mu mwanya mwiza yigiriye ishari rye, akavuga ati Imana ndamuhiritse mu izina rya Yesu, ndamuhiritse. Uriya muntu ya ntebe ntazayicaraho. Babarira nguciye mu ijambo pastor, hari tujya tubibona no mu abagiye gusenga mu butayu ku musozi, agahira ikibuye ati umuyobozi wenda mu kazi bameranye neza, akumva igisubizo nuko yafata akamuhirika, noneho kumuhirika akamuhirika mu myizerere kuko afashe ibuye, ati ndamuhiritse, ati kandi Imana ndagusenze nkwizeye kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Hari no kurora Satani ajya bashuka rimwe na rimwe ibyo basengeye bakabona basubishwe, bakagira ngo ni ukubera ko ariko bakagira ngo ni kubera ko byabaye gutyo. Reka da, buriya umuntu wese agira amakuba acamo, ibibazo bitandukanye anyuramo ku giti cye, ariko ntabwo ari uko Imana ibasubije bya byifuzo byabo. Mu by'ukuri
uriya muntu tuvuge niba yaramurenganyije amuziza ko yiba mu kazi, hanyuma wenda ejo akamurakarira akagira ubusharire, agahita amufatira y'itatu. Ibyo bintu rero ni kwa gusenga nabi. Ni ukuvuga ngo gusenga twakagombye d'abord, reka mbivuge uko mbyumva, twakagombye kubanza kuba twebwe muri twebwe dusa nkaho tuzi ibyo tuba turasengera niba koko ari ibintu biri mu bushake bw'Imana. Ibintu ndo ndasengera koko biri mu bushake bw'Imana. Burya Imana iravuga ntivuga rimwe cyangwa se kabiri, ariko hari n'abandi badasenga bavuga ngo agira inner conscience. Wenda ntasenga cyane ariko afite quand même inner conscience. Hari igihe bagira n'Imana ibavugisha ariko ntibabimenye, ariko burya hari ibintu biba bitari muri gahunda y'Imana. Mu gihe turi gusenga turaza kugaruka wenda ku bakristo basenga, hari abasenga ijwi rikajya hejuru, rikajya hejuru pe ku buryo nk'aha twicaye hashobora kuba harimo abantu batatu ukagira ngo ni iteraniro. Hakaba n'abandi basenga ku buryo n'ubwo twicaranye ushobora kunama n'ijwi nturyumve. Ubwo buryo bugenda butandukana bwaje gute? Muri Bibiliya aho byanditse hashobora kwibaza mbese ibyumvuga n'ibihe imbere y'Imana. Ikintu giye navuga hagenda habaho ikintu cyitwa kwigana, ariko mu by'ukuri ubundi gusenga n'ukuntu wiyumva mu mutima, nuko wiyumva. Hari igihe ushobora kubyuka ukumva ugiye gukoma induru ukavuga ariko Mana, kubera ko ariko wiyumva, kuko ariko wiyumva pe Dominique, ukavuga uti rero ngiye kwirekura mvuge ngo Mana ntabara, uzamura uti Mana ntabara n'utantabara. Ndibuka nigeze guca mu ubutayu nyine abakozi b'Imana n'abarokore bacamo, nza kubaza Imana ngo Mana nutihesha icyubahiro mu gihe gisa nk'iki uzakihesha ryari? Nutigaragaza muri iki gihe uzakihesha ryari kweri? Numvaga ari ikintu kimvuyemo, ariko numva noneho navuga ngo osecour, ijambo osecour, ndagenda ndamwanisha ijambo ngiye kuyihagararaho, nyitabaza ubanza ijuru rikinze ndebe ko yanyumva. Byari ibyanjye. Urumva Imana Bibiliya avuga ngo muri Psalm, ndumva ari Psalm 56 kuri 9, ngo ibarakurorongotana kwacu, ngo maze amarika yashira mu icupa ryayo. Hari igihe minyone ashobora guhura n'ikintu akarorongotana, akagenda akatakara, akarongotana no mu gusenga. Donc ukaba wavuga uti Mana we, ukumva ushaka kwikorera intebe. Ibyo ni ibintu bisa nkaho wenda biri bizarre, ariko bishobora kubaho biturutse n'ibihe wagiranye n'Imana. Ariko hari ukuntu abantu bafata ama experience y'abandi. Nk'ubu nkumva Dominique ngo yarasakuje ari kuri uyu musozi, nkavuga ni nanjye ndagenda mbikore kuri ya nyine, kubera ko yasubijwe namenye amakuru kwa kundi Dominique yasubijwe, nanjye ngiye kwikora kuri ya. Ariko turibeshe, intambara ya Ayi ntabwo yari imeze nk'iya Yeriko. Yeriko yagombaga guceceka kugira ngo bakazenguruka bacecetse, bagakubita urusaku kuri last minute. Hari igihe abantu bakubita urusaku bigitangira kandi wenda ari igihe cyo guceceka. Ariko we kunsetsa nawe. Haleluya. Amen, amen. Urwo rusaku rero iyo ruje ku munota wa mbere, hari ikiba gitakaye rero, hari icyo babahombye kuko bavuze mbere inshuro 7 zitaragiye. Hari igihe umuntu yumva kabisa yumva ngo iryo sengesho riremeza, ariko asanga ntabwo biri vide, bimeze nka tono vide. Hanyuma amasengesho aratandukanye, ariko nubwo byose ari amasengesho. Ndibuka igihe Isaka yari ategereje Rebeka, yaragiye ngo ajya ahantu ku iriba, arazenguruka ngo aramedita. Mu zindi ndimi bavuga ko yakoze meditation. Meditation rero ntuvuga, uribwira tukicara ukamera nk'umu artiste, usigara ureba utyo ariko umutima wawe ukavugana n'Imana. Ariko mu kanya gato ngo arebye abona indogobe iri kuza, cyangwa se abona ifarashije, abona izo ngamiya zije, nako abona hajeho umukobwa, ariko ajya kumusanganira, aramutwara mu ihema ajyanye na Sara. Ariko muri ya meditation bwije, hari igihe ushaka kugenda ukumva wishiriye ntuza mu matwi, ukumva n'indirimbo. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Ako wagera ahandi ukavuga uti nyuma y'ibi hazaba umunezero gusa. Ukati ubwira minyoni ukamera nka Dawidi yageze ahantu aravuga ngo mwabindimo mwese, ava ku misozi ngo nimuhimbaze Imana. Donc gusenga nta formule,
nta formule wabiha ngo ni ugusakuza ni ukugenda gahoro ahubwo uko umwuka bitanga niyo mpamvu mu Befeso 6:18 haravuga ngo musengeshe umwuka iteka gusengesha umwuka nibyo bituma dusenga neza. Pastor, hari mumaze igihe kinini Imana ibahaye uyu muhamagaro cyangwa se reka nwite umutwaro ukomeye wo kuyobora intama, wo kuyobora itorero ryayo. Muri iyo myaka myinshi mumaze, hari amakosa mujya mubona aba mu gusenga? Dusenga ariko hakagira amakosa. Naye makosa mu gusenga abantu basenga bakunda gukora ku buryo ushobora kuduhanura ukatubwira iki? Jya mbona ibi ngibi ariko burya tubiretse byadufasha ko isengesho riba riri strong, ridufasha gusabana n'Imana kurushaho. Isengesho ikintu numva nabwira umuntu wese, nanjye nibwira ko ari amakosa tuba twaragiye dukora, n'amasengesho y'uburyarya. Gusenga by'uburyarya bigasa ngo biri protokole, bimeze ukuntu bipaintinze ariko bitarimo imbere. Ayo masengesho no kuri vraiment nta hantu agera. N'umuntu ashobora no kuvuga kwiriza, ariko akiriza agasana nabi nkuko Yesu yabivuze muri Matayo 6:16 ngo akiriza, ngo akagira umubabaro mwinshi, ngo akamera ukuntu kugira ngo yereke abantu ko ibintu bimeze ko byakomeye, kisigiva kambara amagunira. Ariko arangije arababwira ati biriya, ati abantu babarebye, ati niho mugarukiye. Nuvuga ngo recompense yanyu cyangwa se reward, ibihembo bigarukiye kuri abantu bababonye. Rero twari dukwiye gusenga ku buryo gusenga kwacu bitagarukira ku babireba n'ababibona, ahubwo byakabashije gukora ku mutima w'Imana. Tugasenga isengesho rishobora gukora ku mutima w'Imana. Ndumva ikindi ni ibintu byo kuba twabangamira abandi. Hari igihe umuntu afata experience ye iri personnel akayigira ihame, aho rero niho hagiye hava n'ubuyobe. Ibyo nibyo byiza ahubwo Pastor. Ubuyobe bwagiye buturuka ku kintu nk'ubu. Ni byiza, nanjye ndi umukozi w'Imana, nabibwira na bagenzi banjye, ni byiza ko tujya tubwira abantu ama experience cyangwa se ibihe, babyita ibihe. Ibihe turabivuga kugira ngo dufashe abandi, ariko ntabwo twari dukwiye kubaka ku bihe. Ibihe kuko hari ukuntu dushaka kubigeza ku bandi, ugasanga agendeye kuri bya bihe byawe n'ukuri, ahubwo aguye mu mutego. Ahubwo tubigishe gukunda Imana, tubigishe ijambo ry'Imana, tubigishe gusabana n'Imana, dusengane nabo, ariko noneho nabo tubigishe ko bashobora kudevelopa ibihe byabo n'Imana. Sinzi niba mbivuze neza. Iyo usenga ibyo bihe bikaza, Pastor, hari umuntu ushobora kubimaramo igihe kinini akumva ntiyasubirayo, akumva aracyuzuye nyine, ko akunda kubwira ati maze mu yirindwi ndabona biri buze kumaza umwaka cyangwa bimaze amezi 6 ubwira ko ngo maze mu yirindwi nsenga. Nibyo koko umuntu ashobora gusenga igihe kinini akaba ameze nk'ufite tanki y'ibintu ngo bizamumaza amezi nawe akayabara ngo amezi 6. Oya, amasengesho yo ni stock. Ariko nanone byo kuvuga ngo nzasengera indwi nongeye nsenga undi mwaka, bikabera nk'ukuntu kwaherukana bajyaga ishiro rimwe mu mwaka. Ntabwo byakunda kuko ntabwo byakunda kuko ni nkuko bavuga, ariko mujya mubyumva abantu babi tubyumva. Ni nkuko umuntu yavuga ngo sinzarya ngo ndariye pe ndahaza, ariko uzabirebe urasohoka ukarya inkoko nziza, ariko mu masaha 28 wongeye gusonza. Rero n'ubuzima bwo gusenga no gufeedinga cyangwa se kugabura no kurya. Gusenga rero si ngombwa kuvuga ngo twasengeye ku rusengero cyangwa se twasengeye aho dusengera muri groupe, ahubwo n'ubuzima. Uziko habaho igihe utari no gutera umunwa, ariko umwuka akagusengera kadukumva muri connect. Rero ubuzima bwo gusenga ngo prier sans cesse mu gifaransa, senge mudacogora, udasiba. Hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo umwuka atunihira iminiho itavugwa. Pastor, dufashe iyo miniho umwuka atunihira iyo dusenga ni yihe, ku buryo bigira icyo byongera mu gusenga kwacu? Urabona umwuka wera akora ikintu cyo gusacinga, cyo gushakisha. Hariho ibintu nk'ubu ngubu ni ukuri pe, Dawidi navuze ngo haribamo n'ibyaha binyihishamo. Ikindi nanone umwuka wera ntashobora kwibesha. Umwuka wera ikindi amenya ubushake bw'Imana. Nk'ubu hari ikintu ushobora kureba nkagira ngo ubushake bw'Imana, ariko umwuka wera abizi ko atari ubushake bw'Imana. Ariko iyo mufite abasha kunihira akansengera n'igihe ndi mu ntege nke, kwa n'igihe tugira intege nke nk'abantu. Pe ukumva umubiri uranze, ukumva uri depressed, ufite urahungabanye, ukumva utangiye gutakaza bwa buryohe, wabaye dekuraje, ariko umwuka muri twebwe aratunihira. Hari igihe uba uzumva, hari n'igihe ucamo ukumva uri down, ariko ukumva hari ukuntu umwuka wera, iyo utari mu byaha, hari ukuntu ukumva umwuka wera, hari ukuntu ashobora kukunihira, akagutakambira, akakuvuganira kwa data. Mbese hari ukuntu
akora uwo murimo wo gusacinga ibiti. Nicyo ngira ngo dufashe wenda turagana ku musozo. Role y'umwuka wera w'Imana mu masengesho dusenga ni iyihe? Kujua role mu Kinyarwanda byita iki? Ni uwuhe murimo umwuka wera akora mu masengesho yacu ku buryo aramutse atabikoze ayo masengesho ataba umubavu uhumura neza imbere y'Imana? Kugira ngo tumenye agaciro k'umwuka wera. Agaciro k'umwuka wera ntabwo navuga ngo umwuka wera yaje ngo ntanyemeze iby'ibyaha, kuko ikintu cya mbere akora arakwemeza. Ni ukuri pe n'uwo domine nshobora kujya impaka n'abantu bose hanyuma akavuga ati uriya mugore ni umunyabyaha, nkavuga ni umva baribesha pe, burya umwana w'umuntu niyo wagira uti ntabwo ntushobora kumwemeza icyaha. Ariko role y'umwuka wera mu masengesho ni ukuri nubwo waba wumva uri umwere. Njya nkunda kubwira abantu inkuru ko hari igihe ureba ukareba nka pase hanyuma bakavuga ibintu sinzi wumva nk'inyigisho ujyamo kumva baravuga ibintu by'amadeliverance ngo abantu bagiye kuzimu, ugasanga ibyo bintu ntabyo uzi. Noneho ukavuga uti ibintu rwose ni by'abantu bakwititse cyane. Noneho ndibuka rimwe kera nigeze kujya gusenga bisanzwe, ariko numva rwose ibyo bintu baravuga si ibyanjye nta nubwo mbizi. Ariko ndibu mu rugo bavuga ngo abantu bakoze ibyaha, umwuka wera rwose anyemeza ibyaha byanjye. Anyemeza ibyaha byanjye. Okay, mama wenda atazi, abo tuvukana batazi, bya bindi bitwihishamo, bya bindi wowe mbese bimwe abantu bose baba bagutangira ubuhamya bwiza ukavuga ngo minyoni uko aca bugufi, ariko ubizi kuri umwibone. Ibyo rero ibyo mwuka wera ni akazi ke kugira ngo abashe gukora utwo tuntu. Arabisigira nanjye bagwa arabisigira, ahubwo nibyo ubwe ni amavuta ni umuhamagaro we. None ikintu akora mu masengesho nuko aza akabasha. Bibiliya avuga muri Josué 5 Yosuwa 3:5 ngo nimwiyeze kuko ejo nzakora igitangaza muri mwe. Nivuga ngo iyo tujya gusenga yego turasaba nako tuba dushaka ko n'Imana isubiza amasengesho yacu, ariko umwuka wera akora akazi ko kudufasha mu rugendo rwo kwezwa. Wajya ni nk'itorshi iza imurika hatabona. Hari amasengesho Imana idashobora gusubiza? Arahari. Biba byagenze gute? Ushobora no gusaba ikintu pe ugasaba ikintu kandi uzi ko ari droit yawe. Ubu ubona dukorera Imana dukijijwe, hari ibintu twasengeye tutarasubizwa. Ibyo rero nibyo bijya bituma abantu rimwe na rimwe bagwa ngo narasenze nagize gute. Paulo yaravuze ngo nasenze gatatu kugira ngo iki kintu cyagishaka ngo kimveho, ngo nsenga gatatu ariko ngo Imana irambira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Aha rero nakomeza abantu bari kutwumva mbabwira ko iyo Imana itagusubije ikintu wayisabye iguha ikindi kintu utayisabye. Sinzi wenda niba mbuze. Iyo Imana itagusubije icyo wayisabye ihita iguha ikindi utayisabye. Ni ukuvuga ngo Paulo yasabye Imana ngo imukize icyo kintu cyo gishaka, hanyuma ntiyakimukiza, ariko imuha ikintu bita ubuntu. Burya rero abarokore ntidukunda gushimira ubuntu bw'ikigeragezo. Ni ukuvuga ngo par exemple ubuntu bwo kubasha kuba mu bukode ariko ukanyurwa ni ikintu gikomeye. Ubuntu bwo kuba utarabyara imyaka 10 abandi bakajya kwita mu mazi ariko wowe ugakomera. Ni ukuri pe baza n'ibishimbo n'umuceri ukabirya ukajya ubyabona imbaraga zawe, kumbe ni igisubizo Imana yaguhaye kigusustaininga kigufasha mu gihe y'amasengesho atarasubizwa. Rero ushobora gusenga ariko ntusubizwe. Iyo turi gusenga hari igihe ngiye bimbaho sinzi n'abandi, hari igihe wumva ukitangira gusenga utaravuga n'amagambo nangaye, ukumva mu mutima hari ikintu kimeze nk'amahoro, kimeze nk'akayaga ntamenye izina nkita, ku buryo hari igihe isengesho no kuricamo kumva urasubijwe n'ubwo ikintu utakibonye. Gituruka kuki? Nuko isengesho Imana ibiryumvise utaranatangira cyangwa ni wa mwuka ubunishe nyine akagira ikintu akora mbere gusenga? Ni intimité cyangwa se ubusabane, intimacy, ariko sinzi niba ubusabane ni burabirenze, tuvuge ko birenze. Urareba nka Enoki, urabona ko yagendanye n'Imana igihe kinini, yego, hanyuma irangije ihitamo no kumwimura rwose kuko kurubabanye. Rero kuriya kubana n'Imana, ubuzima bubana n'Imana, ubuzima busabana n'Imana, bigera igihe juste nka kuriya ukongeza akantu gatoyo ntago bigoye. Uriya uyu ugiye gucana amakara yaraye ukajya gucana n'andi makara ntago biba bimeze kimwe. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe uba ufite icyo bita holy living, n'ubuzima
bwejejwe, kuba mu buzima bwejejwe. Iyo Yeah. nimba ivuga bene data banyumve, ntabwo bivuga ko utatsikira cyangwa se uhure n'ibintu bitandukanye, ariko ubuzima bwawe buba bufite alerte yo kugira ngo buri munsi ubu checking, ntabwo ushobora kurarana alarme ihoraho, ni ikintu gihoraho, ugasanga ubuzima bwawe urabwegurira Imana, ni consecration, ubuzima burimo kwiyegurira Imana. Yeah. Mama reka dusoze ariko reka nsoreze ku kantu kavuga ni akabazo k'amatsiko gasanzwe. Twarakuze, nkanjye nakuriye muri eglise nyine muri korali y'abana, ndakura ndasenga, ariko icyo kintu gisangaho nagira ngo kidufasheho. Dusanga dusenga bikadusaba ko dufunga amaso tugahumiriza. Pastor, byaje gute? Ubundi ku isengesho bimara iki kuki tugomba gusenga tugafunga amaso? Hari igihe gufunga amaso nabwo bitubera idini. Nyine banumva nabibaza umuntu nyine umushumba mukuru nkawe kugira ngo tubwire kuki bisaba, niba arabisaba, niba ari itegeko tugomba gufunga amaso mu gihe tugiye gusenga. Ara muri Bibiliya byanditse ngo dufashe. Ahantu muri Bibiliya henshi ahubwo barakanuye, muri Bibiliya ndibuka ko na Eliya ajya gutandukana na Elisa yaramubwiye ngo biragusaba gukanura muri serwakira. Ariko mu by'ukuri gusenga usinziriye tuganiriye wenda kugira dufashe abantu batandukanye tutabitwaye mu byanditswe, nuko nanone biturinda distraction, kurangara. Burya aya maso Mana akubita ahantu henshi, akakubita hirya, kandi Bibiliya avuga ngo ijisho iyo rirwaye ngo ryangiza, niko muri Bible bavuga ngo ryangiza umubiri wose, ariko iyo ari rizima ngo rizana umucyo ku mubiri wose. Ntabwo bivuga kuri kano iyo rirwaye, oya, ariko nanone aho kugira ngo njye kurangara ndebe ucishijeho icyayi hariya nshobora gutuza, ni uburyo bumwe bivuye mu muntu ariko yumva ashaka kubaha mw'Imana, ariko ntago bivuga yuko byakabaye idini. Haro twabona rero asenga areba tukagira ngo ari gukina, kugira ngo ujye ubibona, bamwe babona abantu basenga, donc ntabifate ko ari gusenga mu buryo buri serious, kubera ko ubwo biba byaraturutse ko yabaswe no kumva ko gusenga umuntu agomba gufunga amaso. Ni ikintu cyo kubatwa, noneho n'umuntu wese kumva ko ibyo bamenyereye byabo ari byo bizima. Uzarebe hari ukuntu abantu bavuga ati umuntu yavuga yikubise cyane, bavuga ngo uyu ni umupantekote rero wuzuye umwuka wera, n'abandi barabyica, kandi ugasanga sibyo. Ni ukuvuga ngo tugomba kwemera izo difference. Hanyuma Pastor, iyo dusenga hari irindi, niba nari giti ishami rizaho ryitwa ngo kwiyiriza ubusa, bihura gute? Ndibuka bigeze kuza kuregera Yesu, baramubwira ati abigishwa bawe aba bari aba Yohana, donc bamenyera ibintu byo kwiriza, ya timu ya Yohana yari hatari. Noneho baza begereye Yesu baramubwira ati abigishwa bawe twamenye yuko bararya ntibiriza. Noneho Yesu arababwira ati rero umurimo wabo ni ukurya gusa, ubundi baracyari kumwe nanjye, nta kintu rwose ntibakeneye kwiriza. Ariko igihe kiri imbere, hari igihe kizaza ubwo aba bantu turi kumwe mubona barya baziyiriza. Njya nkeka ko Yesu yavugaga iki ngiki pe. Kwari nko kuvuga ko hari ibihe bizatuma bizabategeka kwiriza. Hari ibihe, ariko icyo gihe ntabwo birizaga, bajya gusanga Yesu. Noneho ikindi gihe yavuye ku musozi wo guhindurwa, yari yajyanye n'abigishwa batatu, uziko 9 bari basigaye epfo. Hanyuma rero babazaniye ikibazo cy'umuntu ufite umwana w'umuhungu ufite igicuri. Bamusengeye byanze biranga, barakubita biranga, noneho ngira ngo banza baranike baguye, ariko kare basanga abatsaga timu ntibahari. Noneho abantu babana n'abasenga kugira ngo barasenga, ariko hari iminsi y'ikigeragezo nyacyo. Yesu agarutse, wa mugabo wa muntu azana umwana, aramubwira ikibazo ko byagenze nyine. Yesu nyine ariko ntabwo yakojeje isoni abigishwa be bakisenga, akora akazi asengera wa muntu birakunda, ariko abigishwa be bamutwara ahantu hiherereye, barangije baramubwira ati ariko bigenze gute, iriya mibare uyigenze iki kibazo ntitwagitahana rwose, iki kintu turashaka kukitubwira. Aravuga ati rero bene aba badayimoni aba bubu bwoko, vuga ngo si bose, si abadayimoni bose, ariko mwene aba baragusaba abo muri iki cyiciro mbere, iki cyiciro vuga ngo hari ibintu ushobora gusengera, ariko hari n'ibintu bigomba kwiriza. Bene aba bikiretse iyo wasenze ukongeraho kwiriza. Ni ukuvuga ngo hari igihe usenga, ariko hari n'igihe wongeraho kwiriza, biturutse n'ubwo buryo bw'abo badayimoni. Hari n'abantu bumva ko kwiyiriza ari ukutarya gusa, no kwibesha cyane, akareka kurya ariko akaguma
mu twaha twa tundi Bibiliya yitwa inyongozabugingo n'utundi twose, ariko akumva ko kubera ko yaretse icyayi cya mu gitondo, yaretse breakfast, yaretse lunch ya saa sita, akumva ko yasenze kubera ko yaretse kurya. Ibaze nk'iki gihe duhawe Imana idutegetse kwiyiriza, ikavuga ati mumare icyumweru nta WhatsApp, nta Twitter, nta Facebook. Uko niko kwiyiriza kwa mbere ahubwo none. Iki gihe icyo ngicyo cyaba kirenze ibiryo muri iki gihe. Rero kwiyiriza ni kwigomwa. Kwiyiriza ni ikintu ushobora kureka ariko kugira ngo ugere kuri ya ntumbero yo gusenga. Ubundi kwiyiriza gufite impact. Ntabwo bivuga ngo uragenda wica akazi, ariko wa mwanya ubonye ujya muri retraite iri personnel. Ya matelefone wavugiragaho bya bintu bitandukanye ubashe kubireka. Mwiherero mbere. Umwiherero. Ikintu cy'umwiherero ubundi ukwezi ntabwo kwakarangiye. Umukristo wavutse ubwa kabiri adafite byibura iminsi 3 y'umwiherero. Pastor, ufite ubutunzi bwinshi kugira ngo tubwire isi yose muri aka kanya ntabwo byoroshye, ariko reka tubwire abantu ko uri umubyeyi, nta muntu ushobora gukomanga ngo bure kumwakira, nibabe bariye utungutu. Yo, Imana ibaho umugisha no kutwumva, nawe Imana ibaho umugisha. Nibabe bariye tu, hanyuma ubutaha tuzongera tukomoze wenda ku kintu kijyanye no kwiyiriza gukwiriye, n'uburyo ushobora kureka ibyo biryo ariko bikagupfira ubusa kandi mu by'ukuri wabyigomwe kubera ko utakoze ugushaka kw'Imana. Hanyuma Pastor, tugana ku musozo, nakubajije pe, ntako ntagize nabarije abantu, ariko hari ikintu ushobora kuvuga uti nubwo utambajije iki nacyo abantu bakimenye ku kijyanye no gusenga. Hanyuma dusoze. Nari karikaje. Hari ijambo nkunda ari mu byakozwe n'intumwa 10 ku murongo wa 4, igihe marayika yazaga agasanga umugabo witwa Korneliyo. Yaramubwiye, yaranikanze, yibasa ikimuzanye, yarangije aramubwira ati amasengesho yawe n'ubuntu bwawe byazamutse biburwibutsa imbere y'Imana. Kimwe mu bintu abantu birengagiza mu gusenga nuko gusenga kutajyanye n'ubuntu. Ubuntu yego urumva turiherera tugasenga, ariko ubuntu ni ibikorwa bya charité, ibikorwa by'urukundo. Bivuga ngo ibintu bizamuka bikaburwibutsa imbere y'Imana, bikaba ibintu biri memorable. Ibyo Korneliyo yari arimo nuko harimo gusenga kwahuye n'ubuntu. Ubundi umukristo yarakwiye, sinzi ko nabyita amagura biroya, nabyita ibintu bibiri nk'ibintu by'ingenzi, inkingi zimufasha kugira ngo bwa buzima bwo gusenga bibashe guhura n'imirimo. Imirimo ni urwambaro rw'abera. Hari ukuntu nyine abantu bajya bapinga ibintu by'imirimo, ariko ubundi kwigomwa, niba nshobora kwigomwa ibiryo, ariko bya biryo nigomwe nabihaye ni ibanga ryo bya biryo nigomwe. Ya plat niba ari ya $10, eske hari umuntu wasetse uyu munsi wenda wari ushonje uri ahantu, byibura nabashije kuvuga ngo reka uriya muntu nawe arye. Uriya umukristo yakagombye kugira akantu navuga ngo abanamwo n'Imana, akantu sinzi ukuntu agasobanura, akantu k'umwihariko, akantu ntabwo ari ukuresha Imana, ntabwo wayiresha, ntabwo ari ariko ni nk'akantu k'umuhumuro mwiza. Yego wasenze, ariko mu by'ukuri hariho byibura hariho umuntu wapashije byibura inoti ya beneri, imfura ya beneri 5 byibura basi uyu munsi, hari no kuba wasenza akaba ari n'umuntu uri ahantu wasekeye. So ni muri ubwo buryo niko kantu numvaga navuga cyane. Akandi ka kabiri ni uburyo gusenga bizana imbaraga n'umuvuduko. Sinzi niba wenda mbivuze neza, ni kuvuga ngo niba dusenga koko, gusenga kwacu bizana izindi mbaraga, bizana undi muvuduko. Donc iyo ureba Eliya yari kuri Karumeli, atuma umugaragu we atese bimeze bita ati nta kigenda, bigera ku nshuro 7, ariko arangije sinzi ukuntu yabwiye umugabo witwa Ahabu ati genda urye ugiye Yezereli, wihuta ugiye Yezereli. Ntuza Ahabu yagiye ku igare, ariko Eliya uzabisome Dominique yagiye n'amaguru. Yarirutse ngo amucaho amutanga, niko birivuga ngo amutanga kugera Yezereli. Aho hantu haranyubaka nk'abari ku mugabo umaze iminsi ari ku musozi asenga, ari muri position y'umuntu uri kugise, ariko arirutse kurusha Ahabu wamugiye imbere. Rero abanyamasengesho n'abanyembaraga, Imana ihabwa icyubahiro n'ukuri, Imana ikomeze kubagira neza. Amen. Reka mbashimire mwese abo twabanye, abantu narindi imideni ryo kwakira mama Apotre, nizere ko ndivuyemo kandi Imana ibaho umugisha cyane. Mwese aho mwari muri mudukurikiye, mama turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Twatangiye dusenga, hanyuma tugiye kongera tugusabe udusengere nk'uko twatangiye, kugira ngo iri jambo dukoze nk'uko nabivuze, dukoze icyo dushoboye, ariko Imana iherekeresha imbaraga z'umwuka w'Imana ibyo tuvuze. Mwami Yesu turagushimiye kubanye natwe muri iteraniro,
tugise iteraniro kuko tuganira ijambo ryawe kandi hari n'abandi bari hirya no hino bari kure aba hafi n'abakure duteranye kugira ngo iri jambo Mana tuvuze ibi biganiro tugize ibi byacu ahubwo iri jambo rigende rigwiza imbaraga rigira icyo rikora mu buzima bwabo ndetse no mu buzima bwacu. Abigishwa ba Yesu barakubwiye ngo utwigishe gusenga. Gusenga dushobora kuba tumaze imyaka dusenga nanjye ubivuze, ariko Mwana umunsi ku munsi tugenda dusanga ntabyo tuzi, ariko umwuka wawe wera ngo azatwigisha byose. Reka ze atwigishe gusenga, atwigisha uko twabasha gusenga mu bushake bwawe, atwigisha uko twabasha kugendera mu nzira zawe mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho ugirira neza abantu bose kandi Mwami ibicaniro by'amasengesho byongere byake mu mitima yacu, byake mu buryo budasanzwe mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.